agafilime k'uyu munsi twatangiye hari umukobwa yarimo aganira n'umusore bakundana ari kumubwira ati nukuri nakubeshye nijoro byagenze neza. Hanyuma umusore nawe yambwira ati ryari ijoro ry'igitangaza. Ubwo bagiye gukomeza kwishima bahita bumva umuntu aragoroye, kumbe ni umusore bita Liam sasa ni umusore ukorera hano, ni umukozi wo mu rugo kandi hano akaba ari ku rugo rw'uyu mukobwa. Uyu mukobwa ni umukobwa mukire cyane ariko mu by'ukuri Liam akaba akunda uno mukobwa. Hanyuma Liam ni wa muntu uba ushaka kuba yatisha umutwe buri muntu wese waje gusura uno mukobwa, cyane cyane iyo ari umusore bakundana. Ubwo ngubwo yaje aha ngaha ari kubabwira ati nukuri ndabona mumeze neza, ati ahubwo mwamfashe mukava mu nzira nkikurira aho ngaho mukora amasuku. Hanyuma wa musore bimutera umujinya, ubwo na wa mu bosi wiwe ari we nyirabuja amubwira ati ubu buryo uri kwitwara ntabwo ndimo ndabyikunda, ntabwo ndi kubishaka rwose. Bahise bahaguruka barigendera. Ubwo Liam nawe ahita agenda. Ku munsi wakurikiyeho nibwo Liam yakomeje akazi nk'uko bisanzwe. Hanyuma nyirabuja araza aza kumureba aravuga ati kuki utarimo urakora ahantu hose, ndashaka ko ukora ahantu hose ugakora akazi kawe neza. Aha hantu ejo hari hamwe hasa nabi, reba ahantu twari turi ukuntu hari hameze. Nuko umusore aramubwira ati ni ukuri ngomba gukora akazi neza, ati nka nijoro ntabwo nabonye umwanya wo kuba nahakora. Hanyuma bosi we yakomeje kumutongana cyane amubwira ati ikindi kintu ujye umenya ko ndi bosi wawe, ntabwo njyewe ugomba kujya umbaza uko wishakiye, uvuga uko wishakiye, ati kuko urankorera nanjye nkaguhemba. Hanyuma bakomeje kuganira avuga ati rero ugiye kunkorera ibiryo byo kurya bya nijoro, mfite umuntu uribuze kunsura. Liam atamubaza ati se nizere ko atari wa musore uribuze kugaruka. Hanyuma bosi aramubwira ati ibyo bintu uri kumbaza ko numva nta kintu nabivugaho, wabyihoreye ko navugiye ko uri umukozi. Liam aramubwira ati nta kibazo ndaza gukorera ibiryo ushaka, ibyo ukunda ndabizi n'ibyo ukumbuye, ntibigire ikibazo ndaza gukora ibintu byiza cyane kandi uraza kubikunda. Hanyuma bakomeje kuganira Liam aramubwira ati ariko bose nanjye nizere ko nza kuva mpari. Hanyuma nyuma y'iminsi ibiri hari undi musore wari waje utandukanye na wa wundi. Liam aciye baramubonye aravuga ati ko ndi kubona uri mushyashya aha ngaha bimeze bite, harya ntabwo ariyo wari uri hano ejo bundi ra? Ubwo umusore ntiyagira ikintu amusubiza. Ubwo umusore acize akanya aramubwira ati njye nitwa Caleb. Liam aravuga ati nishimiye kumenya, ati nanjye nitwa Liam, ati ngubwo nizere ko nawe nyine tugiye kuba turi kumwe aha ngaha. None se Sofia ari he? Sofia niwe nyirabuja. Ubwo Caleb aramubwira ati hari aho yari agiye, ariko nyine umenye ko narayanga ugomba kwitwara neza. Hanyuma Liam akomeza kumucokoza amuteza ikibazo, amubaza ibibazo byinshi. Ubwo arangije aramubwira ati rero njyewe nkorera aha ngaha, ati niyo mpamvu mba nshaka kumenya buri muntu wese waje aha ngaha, ati rwose ntuze kubitindaho, ati ibyo ndi kukubaza ntuze kubitindaho, ati ntabwo uri mushyashya muri iyi nzu. Hanyuma Caleb aramubwira ati bibaye byiza se ntiwajya mu kazi kawe ukagenda gukora akazi kawe. Caleb aramubwira ati nta kibazo rwose, akazi kanjye n'ubundi karimo ndimo ndagakora. Yahise yigendera, wa musore asigara aha ngaha kuko nyine Liam we yabonaga umusore atandukanye. Hanyuma aza aha ngaha muri salo asanga Liam ageze aha ngaha asanga bosi we arasa nk'urwaye, ngo afata imyenda yose yasaga nabi agiye kwifura. Arangije amaze ati se bosi imeze bite? Hanyuma bosi aramubwira ati ndikumva narwaye umutwe. Ngo Liam arabaza se nagukorera iki? Hanyuma bosi aramubwira ati ndashaka ko unegurira ibyo kurya kandi unegurire n'ikawa, nicyo kintu kibuze kumfasha. Hanyuma Liam akomeza kumubwira utuntu twinshi. Bosi aramubwira ati basi ubundi ko utari muganga, iki ko uri umukozi wanga, genda ukore ibyo mubwiye umenye ko ari njye wo kwishyura. Hanyuma Liam aravuga ati nta kibazo, reka ngende nkore ibyo mbwiye, ndaza kugaruka mbikuzaniye. Bosi yakomeje aha ngaha kuba ategereje. Hanyuma Liam ageze aha mu gikoni asanga wa mutipe nyine warayangaha arimo aravugira kuri telefoni avuga ati njye ntabwo nakundana n'umukobwa unywa itabi, reka utisibye ko afite amafaranga nta kindi kintu ngiye namukundira, tuzi ko arutwa na wa mukobwa twakundanaga, ati nubwo nta mafaranga afite ariko uyu nguyu we rwose arakabije n'amayoga menshi, ati rero utazabona nta mwanzi ukagira ngo ni ikindi, ati cyo koze afite amafaranga, reka mureke turaza kongera kuvugana. Ubwo Liam yarumvaga, Liam nawe kunacokoza kubi, arangije yarimo yikoreshwa utuntu aha ngaha arashaka guteka kugira ngo bosi waze kurya. Atangira kuvuga ati nabyumvishe sha, urimo urashaka gutisha umutwe bosi kubera amafaranga yiwe, mbese ni igikoresho cyawe, uri kumva nta kindi kintu wamufata usibye kuba watwara amafaranga yiwe.
wibuke neza Liam akunda boss ako ntiyabona aho abihera, niyo mpamvu abatisha umutwe abantu basore baba baje kumutereta. Hanyuma babwiranye nabi, uno mugabo aramubwira ati ariko ubundi uri mu rukundo na Sofia ku buryo wakomeza kumufuhira. Aho umusore aramubwira ati rega ngiye mfite isheri, atari kumenye ko Sofia ari mu nshingano zanjye ngomba kumwitaho, ni umuntu nubaha kandi ngomba kumwitaho. Rero ntukamubeshye, ntimukamubeshye mu rukundo, ntabwo mukunda ndabizi, murashaka amafaranga. Ati mwagiye mumwitaho mukamufata neza ko boss wanjye nubwo afite amafaranga ye n'umwana mwiza. Ubwo bakomeje guterana amagambo, Liam aramubwira ati ariko bibaye na byiza wakwisohokera nkikorera akazi kanjye. Ubwo ako kanya Sofia yahise ahagera aravuga ati ariko uri umusazi ko mbona urimo urashaka kunesha umutwe cyane, uzi ko ndwaye umutwe, nakubwiye ugende unzanire ibyo nagusabye. Hanyuma wa mugabo wa musore rero aho ngaho atangira kuvuga nyine ukuntu Liam arimo aramubaza ibintu byinshi. Ubwo Liam bahise bamusiga aho ngaho barigendera, ariko boss asigara amuhatiye ibibazo. Ntabwo ariko reka mubwire bano basore baba baje aha ngaha ko mbona baba bashaka kurya amafaranga yawe. Uyu nguyu si Caleb, si yaje nijoro, wa wundi wavuye hano ejo bundi wese yarimo ashaka kurya amafaranga yawe. Ubwo mu gihe ari kuvuga ibyo byose, boss yahise amubwira ati ikintu cyakuzanye aha ngaha ni ugukora akazi nk'umukozi wo mu rugo, ibyo nkeneye ukabinkorera, niba nkeneye ko umfurira ukamfurira, ibintu rero uba uri gushaka kuzamo ntabwo ari ibyo, urimo uranyumva? Hanyuma Liam aramubwira ati ndabyumva, ati rwose mfashe sunyirukane. Ariko nyine boss birangira amubwiye ko agomba kumwirukana, mu mezi 2 ari imbere azagaruka akaza gufata sheke y'amafaranga yose yakoreye akagenda. Ubwo Liam aba yirukanwe gutyo kubera ivuzi ryiwe, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko ari ukuvuga, ahubwo ni uko nyine aba yumva akunze boss, ariko Liam we akabifata ko ari nko kumwitaho, ariko boss akabifata nk'aho ari akavuyo. Ubwo rero Liam nibwo yavuze akazi gutyo, aza aha ngaha yarasohokanye umukunzi wiwe, umukunzi witwa Addison araza. Liam yiteguye nyine, nuko Addison arabaza si Liam bimeze bite? Liam aravuga ati ntabwo ibintu biri kugenda neza, ati ubuzima bwanjye bwanze, ati nuko nyihanganira. Hanyuma aramubwira ati ariko reka mbaze, ni gute nzakomeza kubana n'umuntu gutya utagira amafaranga, utagira ikintu akora, nta cyerekezo, ubundi udafite ejo hazaza yo heza, uri umusore nyabaki? Ntabwo byakunda, nta mipangu ugira, nta migambi ugira yo guteza imbere, nta mugabo ukurimo, umugabo utamfasha ntabwo byavamo, nzogana ntugure ibihenze, ntugire ute, ubundi uri umugabo nyabaki? Hanyuma arakomeza kumubwira amubwira ati se umuntu ukora mu rugo nta kintu yakora gikomeye, nta mafaranga we wabona yafasha umukobwa nkanjye, umukobwa mwiza. Hanyuma rero aramubwira ati noneho n'akazi ko mu rugo urimo uravuga ntabwo mfite, banyirukanye, ati ubu ngubu ndaho ngaho ndi umushomeri, nta kazi mfite. Noneho umukobwa aravuga ati none bya nyabyo birarangiye, ubaye umushomeri n'ubundi nkaho nta kazi wari ufite. Ubwo umukobwa yahise amubwira ati rero guhera aka kanya yewe urukundo rwanjye nawe rurangire, nari narabuze aho mpera, ati ndigendeye, ukomeze ugire ubuzima bwiza, uzibereho neza. Yamwisigaye wenyine akomeza guhamagara Addison, ariko Addison birangira nyine yikomereje. Ubwo aciyeho iminsi ibyumweru 3 nibwo Liam yagarutse kwa wa mubosi we yamwirukanye yakoragaho. Ubwo araza arakingura, yinjira mu nzu, aje gufata ya sheki kuko bari bambwiye ngo azaze gufata amafaranga. Ageze aha ngaha asanga Sofia yicaye mu kagare, yamaze se byagenze gutatu mu byumweru 2 nagize impanuka, birangira amaguru yose abaye paralize. Ati ubu ngubu rwose icyo bangeneye no kwicara mu kagare ntabwo bigenda, ntibishoboka. Liam yaratunguye cyane, aravuga ati ntabwo byumvikana. Ubwo yaramwese ndagufasha iki? Uwo mukobwa yahise ambwira ati ikintu cya mbere nuko ugomba kuvanga, fata sheki yawe kuko narikubwiye ubundi ugende. Hanyuma Liam aramubwira ati njye nta mafaranga nshaka, ndashaka ko nkwitaho nkamenya nyine ubuzima bwawe. Hanyuma atangira kumaza amakuru ya ba Caleb, ambwira ko ba Caleb bigendeye, nuko amubarira inkuru y'uko Liam yari ari mukure mu bari abasore bose bashakaga amafaranga, atangira kumugarukira. Ako nyine Liam aramwumva, aricara aramwumva, avuga ati Sofia ni ukuri mbabarire kuba naragiye, atari ko ngiye kuba njanga no kugira ngo ngufashe, kuko ndabona nta buzima ufite, ntabwo ufite kuba wagira ikintu wikorera, ikindi kandi ntabwo ari amafaranga nkeneye, ndashaka ko tuba turi kumwe ubundi nkakwitaho, ikindi kandi akazi kawe ntuzajya ubona amafaranga niba uzajya umemba, ikinzanye aha ngaha
rwose nuko kwitaho ati rege Sofia ngenda gukunda nuko wa mukobwa aramubwira ati ibyo ngibyo uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva ikiza wafite amafaranga yawe ukigendera. Ubwo Liam bakomeje kuganira Liam ari kumufasha buryo ki atameze nk'abandi basore atameze nk'abandi bantu bazanga bashaka amafaranga yiwe nuko birangira abimwemeje. Umugore nyine atangira kumva ukuntu Liam ari umwana mwiza. Liam nawe yagombaga guhita afatiraho. Ubwo nguko niko Liam yemeje umubosi niko yemeje umukobwa. Ubuzima butangira kuba ubwo guseka, ubuzima butangira kuba ubwo gusangira. Uwari wa mukozi wo mu rugo atangira nyine kujya asangira na boss kandi ari ibintu bitashobokaga. Liam umunwa we rwose umukorera akazi nibwo yatangiye kujya amwitaho amutekera amutera story. Mbese imbaraga z'umunwa za Liam atangira kuzikoresha neza. Noneho amubwira ubutugambo twiza agira ute yajya kugira ikintu akora akamuhitishamo. Ubwo nibwo Sofia nabwo yatangiye kujya abona Liam ari umwana mwiza akazana ibitabo birimo amastori asekeje akamusomera akazana utuntu tw'utugemu utuntu tw'ubwenge nyine kugira ngo wa mukobwa Sofia akomeze abeho yishimye. Nibwo rero batangiye kujya birirwa bakina bishimye. Mbese ubona ko Liam yahindutse yabaye umuntu mukuru na boss nawe yatangiye kumwizera. Nyuma y'ibyumweru 2 nibwo Liam yatangiye kuganira na boss ambwira ati rwose nishimiye kuba mba ndi kumwe nawe. Liam nanjye nawe ambwira ati aba yishimye nuko bose aramushimira cyane. Ubwo nibwo batangiye ibintu byo gukundana. Boss akajya mubari inkuru z'uko yahuye n'impanuka kuva yagira impanuka narishima atariko aho Liam yagarukiye atungu nibwo atangiye kwishima. Liam aravuga ati ngomba kuba igice cyawe cy'ubuzima ngomba kuba ndi hafi yawe kabisa. Ubwo Liam atangira kwemeza boss nawe akajya amubwira ati ariko ntabwo narizi kumeze gutya ntabwo narizi ko umwana mwiza gutya ati ibintu nkoreye ntabwo bibaho ati ibaze ko umuntu wese yagiye amunga nta mpamvu ati none nawe uje uba hafi yanjye nta mpamvu ati bino bintu birarenze ati ndagushimiye cyane kuba utarayise unsiga burundu. Yamubwira ati ntabwo ugomba kunshimira ati ahubwo ni inshingano zanjye kuba ndi kumwe nawe tugomba gukurana tugomba kubana tukagira umuryango tugakuza abana ubundi tukibanira. Ubwo atangira kumubwira buryo ki kuba agomba kugira imico myiza nawe buriye no kuba yaba afite amafaranga. Ngo Liam nibwo yatangiye kuganira na boss ubona ko yatuje. Mbese arimo arumva Liam ari kumva ibitekerezo ari kumuha ari kumva amagambo meza ari kumubwira. Birangira umukozi wo mu rugo yibukanye boss bagundanye kandi mu by'ukuri yari yaramutereranye. Ngo niko byaje kugenda kubera utuntu duto yagiye amukorera. Ngo Liam amubwira ati se ngira ikintu ngusaba ati waritse tukavokasinga tukita ku kijyanye n'iterambere ryacu. Umugore ahita yishima aravuga ati nukuri ko Imana ufite ibitekerezo birenze. Ubwo batemeranya ko bagiye kubana kandi bagiye gukora ibibateza imbere. Hashize iminsi mikeya nibwo Liam yaje ahangaha yambaye ikote ubona yahindutse kabisa atakiri wa mukozi ukora mu rugo ategereje wa mu sheri wiwe umwe yari boss. Nambwira ati boss atambwira Liam ati nabonye umukozi uzajya dukorera ati ubu ngubu kuva ngubu uri umugabo wanjye ati ubu ngubu tugiye gupanga ibintu bikomeye ati kuko ibitekerezo ufite ngomba kuzana ibyanjye tugahuza ubundi tukita ku mubano wanjye nawe. Ndagushimira rero ko wakomeje kureba agafilimi kacu gusabwa ukande subscribe kandi ukiduha comment unaduhe like reka dusubire ku kandi gafilimi naho butaha.